birakwiriye ko tumenya kuvuga ubutumwa bwiza tutagiye kuvuga amateka yacu. Basi vuga agace gato y'ubuhamya bwawe, ariko ukuremo umugore, ukuremo umugabo wawe, ukuremo abana, ukuremo, nurangiza uvuge Yesu. Ngo umugabo wanjye ngo nta mugati yigeze anzanira, uragira ngo bande bawukuzanire rero? Uragira ngo ushaka abandi bawukuzanira? Ngo umugabo wanjye ngo ntatahana ngavoka ngo nikimukura abagore kuri social media, ni mukura abagabo kuri social media. Tuvuge ubutumwa bwiza, tubwirize mu rukundo. Ibyo dukora, twubaka umuryango, twubaka itorero, twubake societe, twubake communauté, twubake igihugu cyacu. Hanyuma imiruho yacu y'imbere tube twitonze kuyivuga. Itonde kwikorera urwo rugo. Abagore rero namwe mugira intege nke. Igihe akabaye kose kamera zaratwegereye, uhituhamagara, bike uri hehe? Ngwino erega bike, ibintu ngubwira ibindi kuvuga biri seri. Ntabwo ari byo. Ese kwihangana kuri dore uko biriya yatubwiye. Yesu ashimwe mwene data udukurikiranye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Muri kumwe na mwene so Ndorimana Edouard, ndi umushumba w'itorero. Imana ibahe umugisha. Munyemerere sobanure gatoya ku mpano z'umwuka wera. Abantu benshi bakunda kugira ikibazo cyo ku mpano z'umwuka wera, bakibaza ese impano z'umwuka wera zikora zite? Ese ubundi ziri ku ruhe rwego impano z'umwuka? Ndagira ngo zisobanureho mu ncamake, kuko impano z'umwuka wera wazivugaho cyane, yazivugaho iminsi, ntabwo wazivuga umunsi umwe, kuko ni nyinshi kandi n'imikorere yazo iratandukanye. Nubwo uwo uzitanga ari umwe, ariko azitanga mu buryo butandukanye kandi akazitangira kugira ngo zikore mu buryo butandukanye. Muri ubwo buryo rero ziruzuzanye. Ni nk'uwashaka kuvuga umubiri wose, agashaka kuvuga kugira ngo azawurangize avuga buri kantu kose kagize umubiri, byatwara umwanya munini. Rero muri ubwo buryo ndashaka kuvugaho gato cyane. Mureke dusome mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto, urwa mbere rw'Abikorinto igice cya 13, turasoma n'umurongo waho wa 13. Nako n'umurongo wa mbere, sorry mumbabarire, ni igice cya 13 umurongo wa mbere. Tugarukire nko ku murongo waho, turagarukira ku murongo waho wa 10 gusa bariho tugarukira. Aranditswe ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburira abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Kandi haravuga ngo icyambere hari ibintu biranga urukundo, nibyo ashaka kuvuga hano. Urukundo rurihangana, ukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ibibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose kandi rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa no kuvuga indimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, uko tumenyaho igice kandi tugahanuraho igice, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Amen. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye ko ari uduhaye iri jambo ngo turisangire. Reka uyobore umutima wanjye kurivuga muri ubu buryo, ndetse no kubisobanura mu buryo bwagutse. Urakoze kubana nanjye kuva ntangiye kugera ku musozo, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Aha iki gice Paulo yandikira itorero ry'i Korinto. Itorero ry'i Korinto ryari rifite impano nyinshi. Navuga ko harimo guhanura, harimo kwerekwa, harimo kurondora, harimo gukoreshwa ibitangaza, harimo impano z'uburyo bwinshi.
ariko uburyo zakoreshwagamo bwari uburyo bubi. Iri torero ry'ikorino ni itorero ryagize abanyempano benshi, rigira abahanuzi benshi ariko badafite urukundo. Abantu bashobora kuba mu itorero rifite abahanuzi, rifite abanyamasengesho, rifite abantu batandukanye bo mu mpano z'uburyo butandukanye, ariko ntibagire urukundo. Abo bantu rero nubwo bagira impano badafite urukundo, kuzazikoresha neza bizagorana. Kuko igihe cyose umuntu afite impano ariko ntagire urukundo, biragoye kugira ngo ayikoreshe neza. Icya mbere, iyo aguhanuriye ibyiza bigasohora, iyo bisohoye biba ikibazo, kuko uburyo abyitwaramo bigaragaza ko adafite urukundo rwo yahanuriye. Niho hava abantu bagiye bamera nk'ari kukwishyuza, ugasanga naraguhanuriye ntacyo uri kumpa, naraguhanuriye none naraguhanuriye, ibyo ugezeho n'injye ubikesha, ibyo ugezeho ni amasengesho yanjye n'ubuhanuzi bwanjye. Ugasanga mu by'ukuri guhanura ni kimwe ariko byanuzuye, ariko uburyo bigiye gusoza bigiye kubyara urwango ku bwa buhanuzi bwatanzwe bukanasohora. Ariko ubundi ahari urukundo, guhanura bikuzura byagakwiye kugira guhamagara ubusabane bwinshi. Ariko hari abantu bahanuriwe ibintu biranuzura ariko bisiga bibyaye urwango hagati y'abahanuriwe n'abahanuye. Kubera iki? Ubuhanuzi burahari ariko urukundo rwabuze. Cya kabiri, hari abandi bahanura akaguhanurira ibibi, aho kugira ngo agufashe gusenga arakubwiye ati mbonye imbere yawe ukora impanuka, imbere yawe mbonye usenya urugo, imbere yawe mbonye ugira ibyago, imbere yawe mbonye wamburwa akazi, imbere yawe mbonye ibi n'ibi. Akagira ubuhanuzi ahabwa ariko gushakana intsinzi muri kumwe bikananirana. Akabikubwira ntabe yagusengera, akabikubwira akakubwira ngo genda nyine uzajye kwisengera, cyangwa se akabikubwira akakubwira ngo niba ushaka ko mbisengera urashyiraho ikiguzi. Kubera ko nta rukundo mwene data, arerekwa ariko ntiyagufasha gushaka intsinzi y'ibyo bintu. Umunsi bizagusohoraho rero azava ngo nari narabivuze, ntari narabimubwiye, uburangare bwe, ubujiji bwe, aho kubabarana nawe mu bikubayeho, ahubwo akajya kwishimira ko yari yabyeretswe akabihanura, none bikaba bigusohoyeho. Ikibazo uwo muntu ashobora kuba afite amaso y'umwuka n'ubuhanuzi muri we, ariko kuko adafite urukundo rwo kubabarana n'abababaye, kwishimana n'abishimye, kubana nabo kugira ngo abafashe muri byose, nta rukundo afite. Ntajya ajya gufatanya n'abandi ngo nibuze bakuzeho bya bintu beretswe, kuko ibyo weretswe ni kimwe, ariko Imana ibikwerekeye kugira ngo ufashe uwo muntu kubona intsinzi y'ibyo bintu. Dufite abahanuzi benshi rero bafite izo mpano ariko badafite urukundo. Icya gatatu, dufite abantu bahanura mu binyoma bakabyita ko ari Imana ariko mu by'ukuri ari amarangamutima yabo. Ni gute iri torero ry'ikorino ryagezaho umuhanuzi atwara umugore w'abandi akavuga ngo ni Imana yabimubwiye? Umuhanuzi w'umugabo agatwara umugore w'abandi, umuhanuzi w'umugore agatwara umugabo w'abandi, bati ni Imana yabivuze. Nta Mana isenya imiryango umwuka agira Imana. Niba ari ikindi Imana yubaha kuruta ibindi bintu byose ni umuryango. Umuryango ni ikintu kidasanzwe. Igihugu kiriho kubera ko imiryango iriho, itorero ririho kubera ko imiryango iriho, ibiriho byose biriho kuko hari umuryango. Ntihabanje igihugu, ntihabanje itorero, habanje umuryango. Umuryango wabyaye igihugu, umuryango wabyaye itorero. Donc ibi bintu uko ari bitatu tubyubaye. Igihugu kiriho kubera umuryango, itorero ririho kubera umuryango. Nta Mana rero isenya umuryango kugira ngo none se hari n'ibintu bijya bitangaza. Umuntu ahanura ate ko Imana igiye gusenya urugo rwa runaka ngo yubake ruriya? Ntabwo bishoboka. Imana si umushenyi w'imiryango. Twemere ko nibitunanira, twemere intege nke zacu. Niba papa w'uru rugo rwananiye, reka nemere ko nananiwe ariko ne kwiherereza ku Mana. Niba urugo rwakunaniye wibiherereza ku Mana. Imana ntabwo iri mu ntambwe zawe kugira ngo usenye. Oya. Hari ibintu byirirwa bica kuri social media biri guca mu bahanuzi, byirirwa bitrendinga, byirirwa bitambuka ngo ni inkuru zishyushye zigezweho ariko ziteye agahinda, ziteye imibabaro. Kubona umugore cyangwa umugabo afite abana 6 7 akabata, 9 akabata,
ngo agiye gushaka undi mugore, iryo rirari ry'imibiri yacu, kuko nta mana yemera ko ziriya mfubyi zisigaye zigiye kwicwa n'inzara, zigiye kubaho ubuzima bw'ubumayibobo ku muhanda, ngo ize kwirirwa iseka nawe mu gitanda uraburyamyemo. Ubwo siraganira iki nawe? Ireba abana bababaye, badafite kirengera, badafite kivurira, wataye utari kwitaho, ngo warangiza ngo Imana yarakubwiye. Yakubwiye iki? Ngiryo torero rero ry'Ikorinto. Abantu benshi dufite itorero ry'Ikorinto mu mitima yacu. Itorero ry'Ikorinto ryari rijagaraye kugeza ubwo Paulo yababaye. Aravanga, ariko murashaka ko nzaza nzanye inkoni? Murashaka ko nzaza nzanye ikiboko? Cyangwa murashaka ko nzaza nzanye urukundo? Nimuhitemo. Niba ari ikiboko nzakizana, niba ari icyo nzakoresha cyose, ariko niki cyabateye? Aba bantu bageragaho bari barimitse ubusambanyi ku rwego rw'ikirenga, kugeza ubwo bafataga, yigeze bandikira ku muntu wari warongoye mukase, umugore wa se, bamutereka ku ruhimba akomeza gukorera Imana, yakoze ikizira, arabandikira yabwira ngo ibintu mwakoze ni ibiki? Itorero ryari rimwe abahanuzi, ibyo bizwi ko uwo muntu yakoze ikizira kingana gutyo. Aravuga ngo ngewe ndashaka ko mumuterura mukamuvanaho, kandi si icyo gusa, mumuhe Satani, kuko icyo yakoze ni ikizira giteye ubwoba. Abantu rero bagezaho dukora ibizira twitwa abahanuzi, nk'impano, ngo ariko arahanura arerekwa. Kwerekwa ni kimwe, gukiranuka ni ikindi. Wakereka ufite gukiranirwa, wakerekwa wasambanye wibye, wakwerekwa. Rero impano z'umwuka abantu tuzisobanukirwe neza. Impano n'agakiza biratandukanye. Agakiza ni Kristo, impano ni kado. Iyo aguhaye kado ntayikwaka. Reka nse nutanga urugero rwa bugufi. Uyu mwanya niba nguhaye kado ya telefone, ngiye nguhaye kado ya telefone, kubw'urukundo dufitanye, kubw'ubusabane dufitanye, kubw'ibihe byiza dufitanye, iyi telefone nguhaye uzajya uyereka abantu ko Edouard yaguhaye telefone. Hanyuma iyi telefone numara kuyigira birashoboka ko bizahinduka tukabana nabi. Rero ntabwo nzahindukira ngo nkubwire ngo subiza ya telefone yanjye naguhaye. Oya, urayigumana. Nuyigumana ukajya uyereka abantu, abantu bazajya bavuga ko ufitanye ubusabane nanjye, ariko mu by'ukuri ubusabane bwanjye nawe bwararangiye, nubwo wasigaranye telefone naguhaye nk'akado. Impano rero umuntu ashobora kugwa akayigwana. Impano umuntu ashobora kuyikoresha amarorerwa akayigumana, ariko agakiza karavuye muri we. Muzasome Matayo 7:13, yavuze ku irembo rifunganye n'irembo rigari. Avuga ku nzira ijyana abantu mu ijuru n'inzira ijyana abantu kurimbuka. Ariko ageze hepfo ku murongo wa 19 n'uwa 20, aravuga ngo mwirinde abahanuzi baza aho muri, basa naho ari intama kandi imbere ari amasega aryana. Mubyumve neza. Umuntu afite ishusho yuko asa naho ari umuntu w'Imana, nyamara imbere ni isega riryana. None haravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Kuri ibyo ngibyo asobanura igiti gikwiriye kwera imbuto zacyo, kuko nta washakira umwembe ku mutini, nta washakira umutini ku mwembe, nta washakira avoka ku mwembe, nta washakira umwembe ku kindi giti. Buri giti cyose cyera urubuto rwacyo. Arabisobanura, agera ijambo avugaho gatoya, aravuga ngo nibwo nzaberurira. Aravuga ngo abavuga ngo mwami sibo bazabona ubwami, cyangwa se sibo bana b'Imana, ahubwo abana b'Imana nabakora ibyo data ashaka, ashima. Aravuga rero ngo ku munsi w'amateka hari abantu bazerurirwa. Ijambo kwerurirwa ni iki? Ubu njya ngira impungenge zatwe abahanuzi, zatwebwe abahanuzi. Hari abahanuzi bazerurirwa ku munsi w'amateka, bazabwirwa ibyo batari bazi, bazamenyeshwa ibyo batari bamenyeshejwe. Bababwire ngo nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe sinigeze no kubamenya. Twarahanuraga mu izina ryawe, twarakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ibintu byose twarabikoraga bigakoreka. Impano rero ni kado wahawe, ariko ushobora guhanura waraguye, ushobora guhanura udafite ubusabane n'Imana, kuko impano ni kado. Aba bantu b'Ikorinto rero bahanuraga barayobye, bahanuraga bari mu nzira mbi. Paulo abaha umurongo mwiza wo guhanuriramo, ababwira ku rukundo, kuko impano yose idakoreye mu rukundo, iyo mpano ntishobora kuzakora neza.
abantu benshi dufite guhishurirwa ariko tudafite urukundo. Abantu benshi dufite guhanura ariko tudafite urukundo. Abantu benshi dufite kubwiriza ubutumwa ariko tudafite urukundo. Nicyo gituma urukundo niyo mpano nkuru isumba izindi mpano zose. Kuko agakiza ni urukundo. Aho agakiza kari urukundo ruraza. Aho urukundo rutari nta gakiza gahari. Aho agakiza kari urukundo rurahari, aho agakiza katari nta rukundo ruhari. Aho ubuhanuzi nyakuri buri urukundo rurahari, aho ubuhanuzi bwo kuvangirwa buri nta rukundo ruhaba. Rero umuhanuzi wese akwiriye kureba ko ibyo akora byose biri mu rukundo. Nta muntu ukunda mugenzi we wabwira ngo ngwino ngutware wa mugore we, ngwino ngutware wa mugabo we, inshenye urugo rwa mugenzi wanjye. Wasiga abana b'imfubyi bagiye gusigara bari ngo ufite urukundo rw'Imana muri wowe. Wabanza ukavuga ngo ari abanjye ngewe ugiye kubikora niki namerane. Donc ibintu dukora muri iyi shusho yitwa guhanura, tubanze turebe koko ari twe bikorerwa, byaba biryoshye. Paulo rero asobanura ku mpano z'umwuka. Nari ngiye kuvuga ku ishusho y'uyu munsi uko ibintu bimeze nabi. Abantu barahanura ariko urukundo rurabuze mu bantu, rurabuze. Ujya kureba ugasanga witwa ko ari umuhanuzi, ibyo akora, ibyo akorera abahanurira, ibyo ababwira mu iterabwoba. Hari uwigeze kubwira umugore umwe, aramubwira atese ati wemera ko icyo ushaka Imana yakiguha nonaha, ko Imana ariko ivuganye nanjye? Ati yego. Ati kuramwo uwo mwenda wambaye. Aho kuramo mushiki wacu, kandi bayikuyemo, ubu mubona hari abantu bayikuyemo. Ati noneho ati si icyo gusa, kuramo nako gashati wambaye. Agakuramo. Ati kuramo ni sitiya, niba ari kombenezo, niba ari iki sinzi uko mujya mubyita, nayo akuramo. Arambwira ngo ngaho tsura n'ibindi, arabitsuye. Ati ryama, araryama. Ati mera gutya, agira gutya. Mwene data aramuderevura. Arangije aramubwira ngo imikasiro yose n'imikoshi yose nyigukuyeho. Ariko se koko mu by'ukuri tubanze turebe, ubwo n'ubuhanuzi bwari buvuye ku Mana? Yewe ari ibintu numva nkibaza, izi mpano n'abazikoresha basomye ibyo byanditswe, ngo umunwa ku munwa, ngo izuru ku zuru, ngo amano ku mano, ngo ikiganza ku kiganza, nawe ukemera. Twemere ko kuyoba kwavutse hagati muri twebwe nitudakontorera imikorere y'impano z'umwuka wera. Abantu bazibeshya ko bari mu bwami, bari mu bwa Satani. Kandi ibyo bireze. Wabaza abagore n'abagabo n'abakobwa n'abasore, wababwira ibyo bahuriye nabyo mu buhanuzi ni ibindi. Muri comment twabibona, twabisoma. Ariko ndagira ngo mbabwire, hari uburyo Imana yagennye impano zigomba gukora no kugomba kuzuzanya. Ni bande bafite intambara? N'abahanuzi. Ninjye muhanuzi uhanura bigasora, ninjye muhanuzi uhanura bya nyawe. Ugiye cyose umuntu wese niwe ninjye. Burya uriya we nibyo yihangamo, ninjye muhanuzi nyawe. Buriya uriya arahanura bigatinda, njye birihuta. Njyewe buriya umuntu wese ikikubwira ko atangiye guterwa niwe wivuga. Ndabwo guhanura bikwiriye kuduha kwivuga. Guhanura ahubwo bikwiriye kuba bihamya ko Imana iriho kandi ikora. Ariko abenshi bahanurira kugira ngo babavuge no kwiyamamaza no kwivuga cyane no kwiyerekana. Hari ibintu njya ndeba ntajya nemeranya nabyo. Nanjye mfite urusengero ndarushumbye, ariko ntabwo njya nemera ko umuntu afata imbago zikamara imyaka 3 ku ruhimbi ngo nibi ibimuga byahagurutse. Wagize ngo ntiwabihagurutse umwaka umwe ubutaha ndibikunde. Ikibazo ni kimwe, abo bahagurutse bakwiriye kuba abatanga buhamya kuruta imbago. Uko ari n'ababikora mwiteka mutwe kugira ngo abantu bakunde biyamamaze. Mumbabarire sindwanyije ababikora, ariko burya ngiye ntaho mbibona muri Bibiliya ngo mbisome ko Yesu yakijije abantu bakajya kubirambika aho yasengeraga. Donc mureke dukorera Imana tutiyamamaje. Kwiyamamaza ni byiza uruhande rumwe iyo muri kwiyamamariza ibikorwa byanyu runaka atari iby'Imana, ariko ibyo dukora byose mureke twamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Muri ubwo buryo rero ndashaka kuvuga iki kintu.
ahantu Pawulo yarerekanye aravuga ngo bene data ibyerekeye impano z'umwuka wera ni igice cya 12 sinshaka ko mutabimenya muzi yuko mukira abapagani mwayobywaga mukajyanwa mu bigirwamana mu bapfumu bitabasha kuvuga uko mwabijyanwagamo kose icyo nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume ari nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera icyakora hari impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka numwe kandi hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami numwe hari uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorerwa byose muri bose nimwe donc uwigisha n'ubwiriza n'umuhanuzi n'umushumba n'intumwa abo bantu uko ari batanu impano bafite ni izituruka ku Mana. Imana izitangira iki rero izitangira kugira ngo bakorere mu bumwe ariko umuhanuzi ahanganye n'umubwiriza butumwa ahanganye n'umwigisha ahanganye n'umushumba ahanganye n'intumwa. Izi mpano ntabwo twaziherewe guhangana ahubwo nk'uko urutoki rutahangana nino ngo birwane niko n'impano z'umwuka wera zidakwiriye kurwana. Cyewe njya ntangara abakristo natwe twagezeho tuvangirwa turaterwa umuhanuzi arahagara ngo nimwumve uko Imana ivuze n'abari kuri toilette bakaza ivuze ngo iki hanyuma bintu bimbabaza si bibi ko Imana igiye kuvuga ariko umwigisha w'ijambo ry'Imana yajyamo bose bagasohoka abajya kuryama mu byatsi bakajya kuryama abajya ku matelefone bakajya ku matelefone hanyuma hagira ugira ngo akikunkumurira muri mikrofone abantu bose tiburi ngo tugende kumva uko Imana ivuga. Dore ikibazo kizabaho abantu bazagira ubupagani noneho kubera ko natwe twifitiye inguma tugendana abakozi b'Imana zo kuvuga ngo turishyura urusengero iki turaza gukoresha iki turaza kubigenza dute usigara uvuga ngo reka mpanure kugira ngo abantu bazi ugeraho unahanure nibitabaho kugira ngo bakunde binjire. Dore ikibazo rero abo bantu ntituzabageza ku musaraba kuko bize nabi batangira nabi no gusoza nabi bazasoza nabi. Donc umuntu akwiriye kwakira ubuhanuzi umuntu akwiriye kwakira ijambo ry'Imana umuntu akwiriye kwigishwa umuntu akwiriye kuyoborwa umuntu akwiriye kumenya intumwa niki misiyo y'intumwa ni iyihe ukamenya ibintu byose ukagira background ihagije muri wowe. Iyo bitagenze bityo wari ugendana ibintu bitazasohora bakubwira ngo uriya mugabo si wawe ati nibyo koko uriya mugore si wawe ati nibyo koko ati n'ubundi ejo bundi yarantutse yagutuka ari uwawe yakumerera nabi ari uwawe ntabwo kuba mubanye nabi bisobanura ko atari uwawe. Ngira itorero ry'ikora intorero kuba abantu babanye nabi kuba abantu batari guhuza ngo bavuge rumwe ntibisobanura ko Imana atari yo yabahuje. Negative tuzabona abantu muhwanye 100%. Ntibizashoboka. Reka nanakubwiza ukuri mu mpano z'umwuka wera mumenye iki kintu niba wibwira ngo uzabona urusengero uturizamo 100% ntabwo bizagushobokera. Mu rusengero harimo ibibaya mu rusengero harimo imikoki mu rusengero harimo amataba mu rusengero harimo ibikombe mu rusengero harimo imisozi nta rusengero uzaboneramo ibyo ushaka 100%. Ukwiriye gutuza ugasenga kuruta kwirirwa wirukanka mu rusengero. Ukwiriye gutuza ugasenga ukamenya ko umuhanuzi yagusanga naho uri ngo hano ntibagihanura ngo ntibakerekwa ngo kumva ntaza abasambanyi ngo ntibabyerekwe urusengero rutamwe abasambanyi warukurahe rumbwire keretse umwe wigeze gukoresha ijambo ariko ry'ikinyoma aravanga abantu bose bazajya mu ijuru bazaca muri urusengero. Ibyo bintu ni bashumba bene data mureke twe kubeshya intama tuzibwiza ukuri. Yesu yazibwije ukuri arapfa aragenda uyu munsi ni umwami twambaza. Reka kubeshya ngo abantu bazajya mu ijuru baciye iwawe ntabwo irembo ry'ijuru ari mu rusengero ryo kwa papa wiri. Yohana yarabivuze neza mu gice ni Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana 14 murongo waho wa 5 yaravuze ngo Yesu arababwira ati ni ngenzira y'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye. Apana kuvuga ngo bazaca kwa papa wiri ntabwo iwanjye ni muco muzagerayo. Icyakora nzabaha ibyanditswe byera mbaha icy'umwuka wera mbwiye hanyuma nushyira mu bikorwa uzajyayo nudashyira mu bikorwa inzira niyo wihitamo. Inzira yo kujya mu ijuru ituranye n'inzira yo kurimbuka zirafatanya. Donc inzira ijya mu ijuru ifatanye niyo kurimbuka. Iyo utari mu yo kurimbuka uri kujya mu ijuru
donge nta uba hagati ngo ariko ngo muri iyi minsi ngo ndikatikati hari abantu bajya batubeshya oya nduri hagati ahubwo iyo utari ku Mana uba uri kwa Satani iyo utari mu nzira ijya mu ijuru uba uri mu nzira ijya kurimbuka ujye ureba inzira uhagazemo wa muhanuzi we wa mubwiriza butumwa we wa mukristo we wa muyobozi we ujye ubanza ureba inzira uhagazemo iyo utari muri imwe uba uri mu yindi nta uba hagati ntiyabaho birarira tubwira ngo Paulo arababwira ngo izo mpano ntabwo ari izo kurwanisha birantangaza haraho yandikiye itorero ry'i Roma igice cyaho ngira ngo ni cya 15 n'umurongo wa 7 hari ijambo rivuga ngo nuko mwemerane nk'uko Kristo yabemeye abantu bananiwe kwemerana muri iki gihe cya none umupasiteri ararwanya umupasiteri mugenzi we intumwa irarwanya intumwa mugenzi we umushumba ararwanya umushumba mugenzi we umubwiriza butumwa ararwanya umubwiriza butumwa mugenzi we intambara yuzuye muri uyu muhamagaro wa Kristo niyo bitwa ko bahawe impano z'umwuka wera umukristo wicariye utagira impano nimwe nta kibazo afite ariko wagize impano wese ahanganye n'undi wahawe impano ariko izi impano z'umwuka wera zirapfiye Paulo yandikira itorero ry'i Roma 15:7 yaravuze ngo nuko mwemerane kuko Kristo yabemeye kugira ngo Imana data wa twese ihimbazwe Bibiliya hano ikomeje itubwira iki kuri iki gice cya 12 n'umurongo waho wa 6 biravuga ngo hariho uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera muri bose nimwe umuntu wese agahabwa ikimwerekana uwo mwuka kugira ngo bose bafashwe umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara undi agahabwa gukora ibitangaza undi agahabwa guhanura undi agahabwa kurobanura imyuka undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi undi agahabwa gusobanura indimi ariko ibyo byose uwo mwuka umwe ni ukorera muri bo agabira umuntu wese uko ashaka niyo mpamvu hadakwiriyeho kuba guhangana n'umuntu wese ufite impano y'Imana wagakwiriye kumureka iyo yahawe akaba ari yakoresha nawe ukamuha umwanya jya wemera opinion y'abandi ntukajye wumva ari wowe hari abantu bumva ko iyo batavuze buri Imana ntiyavuze ukagira ngo Imana ivugira muri we gusa Imana yavugira muri Bikemu Imana yavugira muri Jeanne Imana yavugira muri Margarita Imana yavugira muri Aline Imana yavugira muri Dorosera Imana yavugira muri Nyirabahire Imana yavugira kandi mbibutse Imana ntivuga mu gice kimwe gusa cyo guhanura gusa ahubwo ivugira no mu guhugurana no mu ijambo ry'ubwenge no mu kurobanura imyuka wumvishe ko abantu bagenda bahabwa impano zitandukanye emera n'abandi emera opinion y'abandi hari abantu bajyaga baza mu rusengero kera tukiri batoya ngo araje bakamukomera amashyi yego ni byiza si bibi ariko Satani umunsi yakubwiye ko ari wowe ugize iteraniro k'iteraniro nirikubura ritazaba ari iteraniro uzaba uri hafi yo kwegera Satani kuko Satani yishyize hejuru ari mu ijuru yumva ko nawe yahinduka Imana iramuhanura imukura mu ijuru imumanurira hano kuri iyi si jya uhitamo ko n'abandi nabo bakubwira ukumva jya wemera ko n'undi yakugira inama mu mpano ye ukamwumva kandi ukamwemera iyo bitagenze bityo nguko kuyoba kwa mbere mwemerane kuko Kristo yabemeye kandi wemere mugenzi wawe ibitekerezo bye ubikuremo ibyakugirira akamaro ariko we kwiyumva ubwawe abikora intore dore uko bari bameze bari baracecekesheje pasiteri ceceka pasiteri wowe ceceka duhanure ati mwumva uko ivuze ati Bikemu ati amina Imana iravuze ngo uriya mugore nubwo mubyaranye 5 si uwawe Imana iguteguriye icyuki ikiboga ikibwija ikidodo ikibogeri kizaguhoza amarira umaze iminsi uririra mu rugo uva nkubwire Imana yakemera ko uruririramo ukazanaruriramo ugasaza ariko uri umukirisitu uri inyangamugayo kuko kubura amahoro kw'imiryango ntabwo bisobanura ko Imana itari muri iyo miryango kuko erega uwo muntu wakunaniye wamusengera agahinduka erega uwo muntu wakunaniye ahari niho ubutumwa bwawe bushingiye reka buriya hari ikintu bita kuba inyangamugayo hari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo rega pasite ngewe ku rwego rwanjye ndiho Bibiliya iratubwira ngo umugabo anciye inyuma na musenda cyangwa se umugore anciye inyuma na musenda ariko arambwira ngo nge ku rwego ndiho kabone naho umugore yabikora cyangwa umugabo yabikora nge nakubaka urugo ku bw'abana banjye kuko abana banjye niwo mushinga w'urugo rwanjye nyabuneka abantu mudukurikiye muve mu mwuka w'itorero ry'i Korinto wasenyagwa imiryango
birantangaza iyo duterura abagore n'abagabo tukabazana kuri social media. Ngewe umugabo wanjye mu gitanda nta ntunganyiriza neza, ngewe umugabo wanjye nta keyamba, ngewe umugabo wanjye, ngewe umugabo wawe ntari mu butumwa bwiza. No, umugore wawe ntari mu butumwa bwiza. Vana umugore kuri social media, vana umugabo kuri social media, uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu, hanyuma nugera ku ruhande wivugira ibyawe ku ruhande, ariko umugore wawe ntari mu butumwa bwiza bwanditswe. Umugore wawe yanditswe mu kihe gitabo? Yanditswe mu yihe nkuru nziza ya Yesu. Donge ngaho tuvangiriwe, kandi ibyo byose tukabivuga mu binyoma. Ngo ngewe umugore ngo buriya ngo ari iki, ngo nigeze kujya kanyarira ngo Imana irambwira. Uje kubivugira hano ibya kanyarira na kizabonwa na Samatare na hehe, wabigumanye mu mutima wawe ukavuga Yesu. Abantu bakeneye Yesu, abantu bakeneye kumva ubutumwa bwiza. Abantu twitwa abanyempano ni twebwe dukojeje isoni umurimo w'Imana. Abanyempano twambitse isura mbi umurimo w'Imana. Birakwiriye ko tumenya kuvuga ubutumwa bwiza tutagiye kuvuga amateka yacu. Basi vuga gace gato y'ubuhamya bwawe, ariko ukuremo umugore, ukuremo umugabo wawe, ukuremo abana, ukuremo, nurangiza uvuge Yesu. Ngo umugabo wanjye ngo nta mugati yigeze anzanira, uragira ngo bande bawukuzanire rero? Uragira ngo ushaka abandi bawukuzanira? Ngo umugabo wanjye ngo ntatahana ngavoka ngo nikimukura abagore kuri social media, ni mukura abagabo kuri social media. Tuvuga ubutumwa bwiza, tubwirize mu rukundo. Ibyo dukora, twubaka umuryango, twubaka itorero, twubake societe, twubake communauté, twubake igihugu cyacu. Hanyuma imiruho yacu y'imbere tube twitonze kuyivuga. Itonde kwikorera urwo rugo. Abagore rero namwe mugira intege nke. Igihe akabaye kose kamera zaratwegereye, wituhamagara bike uri hehe ngwino. Erega bike ibintu ngubwira ibindi kuvuga biriseye. Ntabwo ari byo. Ese kwihangana kuri dore uko biriya yatubwiye ngo urukundo rurihangana. Siko biri tubwiye? Niba koko warubatse ibintu kunze, urukundo rurihangana, rugira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Amashyari yuzuye mu bakozi b'Imana yo nyavuzeho bwakira bugake. Mu banyempano urambara igitenge ngo kakazi katangiye gukora, karamaze gakore. We ndi wambaye, we wambaye ubusa, wamuretse akiyambarira. Wagira ngo wariye neza taha ati wa murimo wagize umusaruro. Icyo ni ikibazo cy'ishyari. Nashaka agira imodoka, nashaka yubaka etaje, mukunde umwemere, mukunde umumenye, mukunde uvuga atari ko mbona bimeze neza nanjye wanjyanye mu masengesho. Basi ugira icyo umukuraho. Ariko hari abantu batandukanye kubera ishyari. Mwene se yamaze kumererwa neza, kandi abo n'abanyempano. Uyu munsi ndavuga ku banyempano gusa. Naho abakristo ni intama za bene ntizigira intambara. Nibyo tuziteza zirirwa zituvuga, nitwe twabikuruye, nitwe twabizanye, bakavuga ati mwutumvire ba bantu. Kandi burya abakristo n'abana beza, n'abanyamahoro. Intambara bagira nitwe twazikereye, tujye tubyemera. Umukristo nta magambo yazana atatoraguye mu bitwa karabanyempano. Ngo nawe ngo arabe ngo buri yuriya muntu rero ngo nubwo yerekwa ngo ntiyerekwa neza, akabigaburira umukristo. Ibyo bintu tugaburira abakristo bizatugiraho ingaruka. Donc ibi bintu rero mvuga, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Haraka abantu birirwa bapanga uburyo tuzajya gusebya runaka kuri social media, kuri YouTube. Jewe hari ibintu ntashyira kuri kamera ngo twicare tuvuge runaka, ntabwo nakwemerera. Ubundi se mvuga runaka ari mu butumwa bwiza. Abantu rero bari gutwika ngo bakimanukira, ngo bashaka inkuru ngo zitrendinga, ngo zishyushye, ngo muze tuvuge kuri runaka nk'inkuru zikurikiranwe. Erega reka nkubwire, kuba dukurikiranwa si cyo gisobanuro kitubwira ngo turimo turajya mu ijuru. Oya, nibashake bagukurikirana ari miliyoni, ntabwo uri kujyana abantu mu ijuru. Abantu bakwiriye kujyanwa mu ijuru n'impinduka ziboneka hagati muri twe. Uko nihataboneka impinduka ngo nukwirirwa dushaka amakuru yaho bishyushye, dufite ikibazo gikomeye. Ni nayo mpamvu uyu munsi itorero rya none mfite ubwoba bw'itorero ry'ejo, kuko itorero rya kera ntabwo rimeze nk'iry'uyu munsi. Abantu bakijwe muri za 78 uyu munsi baje kutubwira itorero ry'icyo gihe n'iry'uyu munsi biratandukanye. Iry'uyu munsi ni ishyushya nkuru, iry'uyu munsi ni ishyushya nkuru, ni kirabaye, dutwike twimanukire, dukongore, dukubite, turi ibi nibi, turahatari, tetesha nimukurikire. Reka mbabwire,
reka mbabwire, niba dufite impano z'umwuka wera nimureke dushaka uburyo zungura itorero kuko nicyo zashyiriweho. Icya kabiri nidushaka uburyo abantu bahinduka nubwo bakumva ijwi ry'ubuhanuzi nibyo, ariko baryumve bafite impinduka muri bo. Ariko nibadahinduka, yewe hari rizaba akazuyazi rikananirwa gushyuha rikananirwa no gukonja. Rero Bibiliya tubwira ngo urukundo aho ruri rutekereza abantu k'ibibi, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Aka kantu rubabarira byose. Uzi kwabarira byose? Umuntu yanyiciye umubyeyi aramwica muri jenoside, arangije araza arambwira ati yewe mwana wa runaka narinje kugusaba imbabazi, ninjye wishe so, byagenze gutya bigenda gutya bigenda gutya. Icyo kintu cyarangoye kucyakira no kumureba, ariko ndashimira Imana yanshoboje kumabarira nkamubwira uwo munsi ngo ndakubabariye. Dukorana mu biganza, arambwira ngo urakoze kumbabarira kuko umutima wanjye wari ugiye kuzamera nkaho wameze amababa, nakubonaga ngenda kwiruka. Ariko uyu munsi ndajya mpura nawe ngo usuhuze. Ese koko bikuye ku mutima? Ndamusubiza ngo mbikuye ku mutima. Icyo kintu kirakomeye ndicyoroshye. Ndi imfubyi ku babyeyi bombi. Umuntu agushyize mu buzima bwo kuba mu myaka 9 akugize imfubyi, uramubabariye. Njya numva nta kintu ntababarira. Umuntu wese mba numva namubabarira. Ese wowe ubabarira iki? Wowe ubabarira ibiki? Wihanganira iki? Ese ubabarira byose cyangwa ari byakunaniye kubabarira? Niba witwa umunyempano utababarira, ukaba ufite impano z'umwuka muri wowe utazi kubabarira, umeze nk'icyuma cy'umudende kirya gisora abanyeshuri mu ishuri. Hari uwo bajya basona cyangwa bakavuza sifure, abanyeshuri bagasohoka. Ariko mu by'ukuri nubwo ivuze iriya sifure nyine ni sifure. Donc nibyo Paul yavuze ngo naho nagira indimi z'abantu n'iz'abamarayika singira urukundo, kuko urukundo rubabarira byose, rwihanganira byose. Ihanganira uwo muntu rega, mwihanganire. Erega mwihanganire, nongere mbisubiremo. Niba koko witwa ko warasogongeye kugakiza, ukamenya ko uyu mwami agira neza, babarira uwo muntu, mwihanganire. Ahari ejo yahinduka. Ratubwira ngo rero ikindi, rwiringira byose. Aho urukundo ruri rwiringira. Mperutse kuvuga ijambo rivuga ngo nta muntu w'umumaro, nako nta muntu utari uw'umumaro, ahubwo umuntu wese aba uw'umumaro muri gihe cye cyangwa se season ye. Uwo muntu reba ukavuga ngo si uw'umumaro, ntacyo yamara, nta nubwo namwihanganira. Ushobora kutamwihanganira kuko ubona ntacyo amaze, ariko ejo ari we ari kuzakubakira inzu, ari we ari kuzakuvana mu gahinda. Ibyo utamurebamo ejo Imana ikazabimuteramo. Ibyo utamusaruramo uyu munsi ejo ari kuzabimusaruramo. Kandi ureba uyu munsi witwa umumaro, ari gihe ejo atazakubera umumaro. Reka kureba uvuge ngo uyu we ni wo kujugunywa, ahubwo murwaze, gerageza ibishoboka byose, mukunde, wiringire ko ejo yahinduka akaba muzima. Nibitagenda bityo tuzaba abakristo b'igice, tuzaba abanyempano batuzuye. Ngana ku musozo rero, Bibiliya yatubwiye ngo rukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa no kuvuga indimi bizarangira bigira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho kuko tumenyaho igice, tugahanuraho igice, ariko ubwo igishyitse rwose kizasora, bya bindi bidashyitse bizaza. Ubwo Kristo azaza ibi byose bizarangira. Dukoresha ibice, guhanura kwacu ni ibice. Niyo mpamvu arabavuga ngo ese ngo arerekwa cyane. Hari abantu bajya imbere y'abahanuzi ngo ese ngo bino katabibonye. Erega ntabwo yabibona byose, si Imana. Ese arakwerekwa, Imana uragira ngo ishyire ibyawe byose ku karubanda, ariko mwe ndimunigirira imbabazi. Ubu Imana ifashe ikakwambika ubusa imbere y'abahanuzi, ntiwazashiduka banakuvuyemo bakakuvuga. Ibyo yagize ibanga ujye ubyihorera. Ibyo kandi yabakoresheje bakabivuga, Imana izabaha umugisha. Ariko ntugashake ngo ntiyabonye kino, ngo kuki kino atakibonye. Abantu bakagenda bakritika, ibyo ukritika ntabwo ari byo. Ubwo atabibonye Imana ishimwe, ibyo yamuhishe nta kibazo. Nge nabaye mu itorero imyaka 8, mba muri korari, ncika nkajya gusinda ijoro, karara mu kabari. Saa 9 za mu gitondo nkaba ndi mu gitanda cyanjye kubera ko nari umusore nibana. Imana irampishira, nkizwa icyo kintu maze imyaka 8 nkibana. Kandi nabaga nicaranye n'umuhanuzi yakuzura umwuka wera ngasenga ngo mwami mumpishe, Mana ntunyerekane, mundinde ko abona ko naraye mu kabari.
Imana irabinkorera kugeza umunsi yabinkijije. Rero ibyo yaguhishe ni byinshi, ibyo yahishe abahanuzi ni byinshi, ariko wowe gukizwa kwawe ni wowe ukwiriye kubyitondera, ukareba ikigutsinda ukakireka, ukareba icyo uhisha wibwira ko Imana itazi n'abahanuzi batazi, ukakibera amaso. Hanyuma ngiye gusoza. Pawulo yandikira itorero ry'i Korinto arabibwira ngo ibyo mukora byose mwumve ko impano zikwiriye kuzuzanya, zidakwiriye gusenyana. Yageze hano arabisobanura neza kuri uyu murongo wa 21 muri iki gice cya 12. Aravuga ngo ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo mumariye, ahubwo birukundi rwose ingingo z'umubiri zizwi ko ari inyantege nke, hanyuma y'izindi nizo zo kutabura, kandi zo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike nizo turushaho kwambika icyubahiro, kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa, nyamara izidateye isoni ntizigomba kwambikwa. Ariko Imana yateranirije umubiri hamwe, urugingo rukeneye icyubahiro iruha icyubahiro kuruta izindi, kugira ngo umubiri utirema ibice, ahubwo ingingo zigirirane. Urugingo rumwe iyo rubabaye ingingo zose zibabarana narwo. Bakozi b'Imana tubana, niba mwene so ari umukozi w'Imana, nababara mubabarane, ariko kandi mubabarane mu by'ukuri bitari ibinyoma. Uko hari abantu njya mbona bashyigikirana, umuntu agakora amakosa akagira n'abandi bagenzi bajya kumushyigikira, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo rwose. Ntidukwiye gushyigikirana mu makosa, ahubwo dukwiriye gusurana, tugahugurana, tugafashanya hakiri kare, hakiri ubu. Uko nibidahinduka umuntu tuzamushyigikira mu makosa, amakosa kuri nakura bibi igitutsi mu bwoko bw'Imana. Kosora mwene se bitagenda neza nka mwene se umufashe, ariko nanone wewe kumushyira ku karubanda, wewe kumusebya, wewe kumuharabika, umusanga umuhugure. Biravuga ngo mwene so nacumura umwegere umumenyesha icyaha cye, nakumvira uzabubonye mwene so, natakumvira azakubeho nk'umupagani. Birarikomeza itubwira ngo twunganirane ubwo turi ingingo zimwe. Ku murongo wa 27, nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese muri mwe n'urugingo rwawo. Imana yashyize bamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho n'abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbese bose ni intumwa? Oya. Bose se n'abahanuzi? Oya. Bose n'abigisha se? Oya. Bose bakora ibitangaza? Oya. Bose bafite impano zo gukiza indwara? Oya. Bose bavuga indimi? Oya. Bose basobanura indimi se? Oya. Ariko nimwifuze cyane impano ziruta izindi, nyamara dore ndabereka irushaho kuba nziza n'impano y'urukundo. Ibyo dukora byose tubikorere mu rukundo, ibyo twavuga byose tubivugire mu rukundo. Kandi bene data bakundwa, abanyempano dukorana umurimo, tugendana mu bwami bw'Imana, izo mpano z'umwuka wera twahawe zirushaho kubakana, zirushaho kuzuzanya kuruta uko dusenyana. Nigeze mbona umwe ahanura mu rusengero, undi aramubwira ngo oya ninjye uzi guhanura neza, arahanura ugasanga basa naho bari gukorera mu marushanwa. Bene izo mpano ubwo zisa n'izikorera mu marushanwa, zirakorera kugira ngo bazimenye ko ari umunyempano gusa, ariko ntacyo bimarira itorero. Mureke dukoresha impano zacu neza, mureke tuzasoze nk'abakristo, kandi dufite ubuhamya bwiza mu bo tubwiriza, no mu bo dusengera, no mu bo duhanurira, no mu bo tuyobora mu buryo bwose. Imana ibampera umugisha. Tuzakomeza ubutaha tuzivuga, turusheho kugenda tuzisobanukirwa. Imana ibampera umugisha. Mureke dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye, niwe waduhaye impano z'umwuka wera. Tugushimiye ko impano yose watanze ifite akamaro, kandi cyaduha tukayikoresha neza, ishorewemo agakiza. Kuko kugira impano ni kimwe, kugira agakiza ni ikindi. Umuntu ashobora kugira impano agatakaza agakiza, umuntu ashobora kugira agakiza ariko ntagire impano. Byose biruzuzanya, bikorane, byuzuzanye, kandi ubwo abantu bazajya batureba bazatubonamo inyunganizi. Urakoze kubikoze neza, mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen.